GMT 2025 irasojwe nirushanwa ribereye muri Stade Amahoro ivuguruye bwa mbere ukaba n'umukino wa kabiri navuga ko ubereye muri no Stade Amahoro nyuma ya football. Mbere na mbere mwakire gutegura gukinira muri no stade hanyuma natubwire uko irushanwa ryagenze muri rusange. Ni ikintu twakiriye neza, tunashimira Ministeri ya Sport ariko ubwo tunashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika tubakiye kino gikorwa remezo cyiza namwe mwibona n'amaso. Amakipe gukinira hano mwabonye ko yari imikino myiza kandi bishimye. Navaka ari irushanwa rero rigenze neza aho ari ku nshuro ya 11 mu irushanwa ryo kwibuka aba sportif baze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ikindi nuko twishimiye ko hari harimo n'amakipe yavuye mu bihugu bitandukanye mu gihugu cya Uganda ndetse na Sudani y'Epfo. Hanyuma Perezida tubwire no ku rwego rwa competition cyane cyane ko nirushanwa ribaye muri mu muranategura championnat nubwo ari mu makipe yanze ariko ukurikije amakipe ya hano mu Rwanda urwego rwihangana warubonye gute nk'umuyobozi wa federation byagwa shusho ki ku mwaka w'imikino turi kwitegura ko ugomba gutangira mu minsi ya vuba? Byanyeretse ishusho nziza y'amakipe yacu uburyo arimo kugenda azamuka mu rwego kuko nuko mubibonye amakipe abiri yo mu gihugu cyacu yaba ku rwego rw'abagore ndetse n'urwego rw'abagabo niyo atwaye ibi bikombe. Bigaragara rero ko muri bino bihugu duturanye dutangiye kuzamuka ku rwego rwa rugby ku buryo tubonye finali y'abagabo hagati y'ikipe ya Lion de Fer n'ikipe ya Ramuzi mu gihugu cya Uganda. Ubundi kenshi bajyaga badutwara bino bikombe ariko urwego twabonye ko rwazamutse byadushimishije cyane. Tukaba twizeye no kubona shampiyona ikomeye muri no minsi iri imbere. Urwego rw'imifanire navuga dukurikije igihe twaboneye stade abantu twabonye badutunguye ku buryo mwabona ko stade bayihagurukije kandi ari abafana baterenze wenda nka 800 cyangwa 1000 ariko navuga ko urwego rw'imifanire nago rwatweretse ko tugomba gushyira imbaraga cyane cyane mu bana batoya tukazamura abafana bigiye kiri imbere kandi abo mwabonye barafana bakomeye n'abana batoya ndetse n'abakuru ariko abana batoya mwabonye ko bari bafite morale nyinshi cyane hano muri stade. Hanyuma abakinnyi bose twaganiriye baravuga ko bakeneye ko amarushanwa yiyongera akarenga kuri championnat kuri GMT ndetse we na national bakaza kwibana nka federation mwaka w'imikino musha tugiye kujyamo ikirebana no kongera amarushanwa urakivugaho iki. Hanyuma iki gikorwa remezo cyo twitege ko no muri mwaka w'imikino n'ubundi championnat ishobora kuzakinirwamo? Nabizeza yuko tugiye kugira amarushanwa menshi. Hari twa dufite mu mashuri dushimira sport scolaire mu mikoranire dufitanye amarushanwa. Ikindi uko tugiye gushyira amarushanwa menshi atandukanye twavuga nka regional tournaments yo mu turere dutandukanye kuko byajya bifasha no mu turere kubona rugby ntidubure dukinira hano i Kigali. Rero turateganya amarushanwa azajya abera mu turere dutandukanye hanyuma tukagira na za finali ku rwego rw'igihugu cyane cyane aho bakina ari 7 mwabonye ko yitabirwa cyane kugira dukundishe nyine rugby abanyarwanda bose mu turere dutandukanye. Ikindi nuko no ku makipe y'ibihugu hari amarushanwa navuga nka regional tournament ahuza bino bihugu duturanye nayo arimo gutegurwa. Twizeza abafana rero n'abakunzi ba rugby ko mu minsi iri imbere bazabona imikino myiza. Cyanyuma rero nuko mwari mumbajije ngo se iki gikorwa remezo tuzongera kugikoreramo imikino yaba ya 15 nkuko ministeri dufasha nkuko nanabivuze ko dushimira cyane Ministeri ya Sport ndetse tugashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika bubatse iki gikorwa remezo. Twizeye yuko uko mwabonye ambiance yari ahangaha none tuzanayibona turi mu gukina mu match international muri uno mwaka cyangwa se umwaka ukurikira. Turashima rero cyane yaba komite olympique, turashimira abayobozi b'amakipe bari hano, turashimira itangazamakuru. Mu by'ukuri byatunejeje kuba turi ahangaha kandi tureba imikino myiza y'uyu munsi. Mbere yuko dusoza twabonye ko muri tournament harimo urwego rw'abagabo ndetse n'abagore. Umwaka ushize byaje bigaragara ko igitsina gore cyitabiriye cyane. Ese niki mwakoze kugira ngo igitsina gore cyongeye kwisanga muri rugby cyane ndetse tubone n'umuhate ukomeye abana b'abakobwa birukanka bafite imbaraga bafite esprit? Niki mwakoze kugira ngo igitsina gore cyongeye cyiyumve muri uno mukino cyangwa se cyongere kigaragaze ko gifite ubushake muri rugby? Navaka imbaraga twashize mu bana batoya ubu ndavuga mu mashuri abanza kuzamura amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza byaduhaye imbaraga ndetse dukora n'amaporoje atandukanye cyane cyane y'abagore yibanda ku bagore. Muri World Rugby turafatanya nk'iyo turimo ubu ngubu yitwa Rugby Raising Play irimo abagore bagera mu 1000 batangijwe mu bigo
bya za TTCs navuga by'inderabarezi abantu bazajya kuba n'abarimu. Rero izo projet nizo zagiye zidufasha ndetse n'imikoranire myiza na sport scolaire tuzamura urwego rw'imikinire mu bana batoya mu mashuri mato n'ayisumbuye. Turi gusoza ariko hari ikijyanye imisifurire bisa nkaho umwaka ushize hagiye hagaragaramo imbogamizi zigiye zitandukanye, n'ubu ngubu bisa nkaho gatangiye kugenda gakosoka. Imisifurire ni iki muri gutegura muri shampiyona igiye kuza icyumweru gitatu cyo gutangira shampiyona, ni iki muri gukora, ni iki muri gutegura kugira ngo imisifurire izakomeze kugenda neza? Imisifurire twashyizemo imbaraga zitandukanye, cyane cyane dushaka abatreneri bavuye mu bihugu bitandukanye bo kuza guhugura abasifuzi bacu, tugira ndetse na za refresher courses bahora bakora kugira ngo buri munsi bajye biyungura amategeko n'ayo tubonye avuye mu ishyirahamwe ry'imikino ya rugby ku isi cyangwa se irya rugby muri Afurika, bakabona ayo mategeko mashyashya. Niyo mpamvu mwabonye ko n'imisifurire yazamutse ku rwego rwiza kandi twishimira natwe. Murakoze kandi dukomeze kwibuka